Hey, muraho neza abakunzi ba Sportive Vibes. APR. Muri APR hatangiye kuvugwamo flop ku bakinnyi bashyashya baguze bashaka kuzagira ngo bazabafashe muri iyi sezo yo mu gushaka itike yo kujya muri CAF Champions League cyangwa se muri shampiyona hano mu Rwanda. Ibyo byatangiye kuvugwa ku muzamu Adolphe kabisa. Adolphe ngo ni flop, Adolphe ngo ntashoboye, Adolphe ngo ni mbona bihita. Ese nayo ko kurabona ko Adolphe ari mbona bihita. Byatangiye kuvugwa nyuma yaho ejo APR yanganyije ibitego 2-2 n'ikipe ya Gorilla. Ibitego byose byari biturutse ku muzamu, ku makosa y'umuzamu, gupangisha urukuta nabi. Ibiki abakunzi ba APR batangiye kuvuga ko Adolphe ari flop kabisa, ari igikwangari babahangitse, ari umuzamu utakwiye kuba ari mu izamu rya APR, ari umuzamu utakwiye kuba afite competition hagati we na Pierre. Urabona nyine byatangiye gutera urujijo, byatangiye abafana batangiye kuvugira mu matamatama. Ese kuki mwaguze umukinnyi muri Rayon, umukinnyi wari umaze igihe dakina, umuzamu kuki mwarekuye Pavel Nzira, havuga abazamu bakomeye cyane APR ishaka kumanura, ariko abo bazamu bose ntabwo bagiye babasha kuza muri APR. Abafana batangiye kuvuga ati twebwe twari dukeneye umuzamu w'umunyamahanga ukomeye kurusha Pierre, kuko urabona ko mu izamu rya APR niho hantu honyine hasigaye ikibazo, hatari strong nko mu yindi myanya. Ko urebye mu izamu bagerageje gukoramo retushe, bazanamo uyu mwataka William Togwi, Mediane naho bagerageza kuretusha, bazanamo Memedao, bazanamo Sekiganda turutse mu Bugande. Defense ni ya yindi ko abakinnyi bari bakomeye babashije kubagumana, haba Suane, haba Yunus, haba na Clement, ariko mu izamu ahubwo uno wari ukomeye APR yaramurekuye ari Pavel Nzira. Kandi Pavel Nzira yafatiye APR nk'imyaka 2 cyangwa 3 yikurikiranya myiza. Pierre ari ku gatebe. Retushe bagerageje gukora mu bazanyemo abantu bazamu batoya, harimo n'uyu muzamu Adolphe ruturutse muri Lion Sport. Reka bariye we. Rero uyu muzamu ibitego muri imikino ya gicuti 2 amaze gutsindwa ibitego 3. Hari igitego yatsinzwe kuri Gasogi nacyo ubona washyiraho duti. Hari ibitego 2 amaze gutsindwa n'ikipe ya Gorilla. Ari igitego cya mbere yapangishije urukuta, uyu mutipe Monsero Tasenge gutyo ndumva nibuka izina rye, ayirenza urukuta rwose ewana, aramuplasa mu nguni, igitego kiragenda kijyamo. Abafana kandi nabwo ntago bamwumva neza kuri kira gitego yatsinzwe. Kuri bari abakinnyi bagorira ku buhanga Adolphe kivuga ko ashobora kuba afite, abafana ntago babyumva neza, bumvaga ko kira gitego gishobora kuba kitaragiyemo. Ibyo ntacyo, kira gitego ntaho utagitsindwa, ahubwo igitego cya kabiri yatsinzwe nibona ko rwose Adolphe harimo ubuswa, harimo twatarafatisha mu ikipe, ataramenyera umwuka wo muri APR, ataramenyera ya crowd y'abafana bangana kuriya, ataramenyera nyine urabona ko agifitemo igihunga. Ni umupira gore yazamukanye ku ruhande, uragenda kugera hafi muri kona, umukinnyi akata nyine atera centre, asa nk'ushaka gutera umuzamu mu rubuga rw'umuzamu. Adolphe umupira arawuboxa, akugira ngo urenze izamu cyangwa se wenda kubita ibipfunsa utere kure, umupira ahita awugarura muri surface hari abahagaze. Muri make ntabwo yabashije kuwufata neza, yarawuteye arawuboxa, awuteraho, ahita nyine awutera muri metero imwe aho yarahagaze, arawuboxa umugwi imbere, ntiyawufata, ntiyawurenza izamu, ntiyawukubita ibipfunsi kujye kure. Nta kindi kintu umuhungu agora yari gukora usibye kwita plasa mu izamu. Abazamu rero batangiye kumuhatimira, abafana batangiye kumuhatimira bavuga ati Adolphe izamu ntabwo ari ryawe, izamu ni rya Pierre. Ese wowe urabona gute? Na Adolphe udashoboye nuko atayajya muri mood? Ese urabona APR yaribeshye ku muzamu? Bimeze gute? Gusa nanjye ku bwanjye ndabona Adolphe kabisa haracyarimo akazi gakomeye cyane. Adolphe aracyafite akazi gakomeye cyane kuko Pierre nta competition afite.
Pierre Mario nta competition afite, Adolphe ari hasi muri iyi minsi, ari hasi, Adolphe ari hasi. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi hano kuri Sport Vibe TV, tujye tubana umunsi ku munsi mu mikino itandukanye, mu sisenguzi butandukanye, mu kubaha ama live streaming y'amamatch mu Rwanda, tujye tubana umunsi ku munsi kabisa. Njye nitwa Mr Banana, bana turi kumwe, ugire umunsi